isi. Ashimwe cyane twongeye kubasuhuza muri rya zina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ahabwa icyubahiro nk'uko bisanzwe iteka. N'ubundi yaratubwiye ngo duhore mu ijambo, ni nako biri n'uyu munsi. Rero twongeye kuragiza Imana yacu kugira ngo ituyobore muri iri jambo tugiye kuganira. Iherezo ry'umuntu ku mahitamo ye niyo magambo tugiye kuganira mu mwanya muto, ariko mbere y'uko dutangira reka twambaze Imana, kadusenge. Turagushimye Uhoraho, tugushimiye ijambo ryawe rifite imbaraga n'ububasha ku kiremwa muntu ndetse no ku byo waremye byose. Twongeye kugushimira yuko uvugira muri ryo tukumva tukabaturwa. Reka rero no mwaka kanya usobanura ibidasobanutse kugira ngo imitima igiye kuryumva ikorweho naryo kandi ikizwe naryo. Nibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nuko rero duhoze tuvuga amagambo akomeye tugiye kuganira ku kigendanye n'iherezo ry'umuntu, ku mahitamo y'icyo yagiye ahitamo. Mu by'ukuri iyo twongeye kwitegereza dusanga uko umuntu yagiye ahitamo, duhereye mbere na mbere, duhere muri Edeni. Amahitamo Imana yagiye ishyira imbere y'umuntu, byanga byakunda yamuhitiragamo icyiza, ariko ikamumenyesha yuko n'ikibi gihari. Niyo mpamvu n'uyu munsi dusohoyemo nabyo nuko bimeze. Iyari iriho icyo gihe n'uyu munsi iracyahari. Rero iyo twihuse cyane tuza gusanga Imana yararemye umukurambere wacu Adamu, imuha amahitamo, imwereka ibyiza, ikamusurama amafu munsi, ikamuganiriza, akanyurwa n'ijambo ry'Imana. N'uyu munsi ubanye nayo abasha kuganirizwa nayo. Rero ni nayo mpamvu yongeye kwandikisha ijambo rikomeye muri Yeremiya 6:16, itwereka yuko dukwiye kubaririza inzira z'abakera tukareba iziri nziza tukaba arizo ducamo. N'uyu munsi rero ubashe kubaririza izabo, kuko hari icyabaye kuri Adamu. Turakibuka ubwo amaraga gucumura, ababazwa n'icyaha, yumva kimugejeje kure, kimuta kure y'Imana. Ariko Imana yacu ni nyambabazi, ni nyampuhwe, ikurikirana umuntu na harya hirya igeze kure akabasha kugaruka, yongera kumuha umuti wo kwibagira cyangwa se kwiyicira intama, aricyo gitambo gishimwa, abasha kubabarirwa. Yazinutswe icyaha. Iyo nzira rero yuko yazinutswe icyaha na bugingo n'ubu ubashije kuyibaririza neza, ukabaririza inzira yaciyemo, rwose pe nawe wakizinukwa kandi ukagera ku bugingo. Ubwo rero ubwo bugingo Adamu wa mbere abikiwe, ari nabwo n'uwa kabiri yatweretse akiza kimanikwa i Karuvari. Ngira ngo n'umuntu w'uyu munsi abasha kunyura iyo nzira akabona ubugingo. Ntabwo ari bariya gusa, kuko iyo tuje kwitegereza turi kuvuga ku mahitamo y'abambere ariko yabaye meza. Si uko n'amahitamo yabahisemo nabi abadahari, ariko reka twigire ku meza. Yego n'amabi turaza kuyavugaho, kuko n'ubundi inzira ebyiri zashyizwe imbere y'umuntu kugira ngo abashe guhitamo iyo ukuri abasha kuba yacamo, kuko birashoboka ko Imana ibasha gukura umuntu kure kandi ikamwereka ubugingo, kuko nayo ubwayo ari ubugingo. Rero iyo tuje kwitegereza hari ikintu abantu bagiye banyura iyi nzira, bakayoboka iyi nzira y'imibabaro cyangwa bakabasha guca mu nzira umwami wacu anyuzemo. Hari ikintu ntekereza kuri iri somo Pawulo yabashije kubwira Timoteyo. Ni mu rwa kabiri rwa Timoteyo, ni igice cyaho cya kabiri. Igice cyaho cya kabiri cya Timoteyo ni ku murongo rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya kabiri ni ku murongo wa 3. Hari amagambo atubwira ngo icyo Pawulo arahugurira Timoteyo, yamubwiye amagambo akomeye ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Bivuze yuko icyo Pawulo yari yamaze kuba cyo yari umunyamibabaro. Ariko si Pawulo gusa, kuko yarateye ikirenge mu cy'umwami wacu Yesu Kristo. Muri Yesaya 53 hongera kutubwira ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Na Pawulo nawe aza yongera abwira
Timoteyo ngo ujye ufatanya nanjye kwihangana imibabaro. Bivuze yuko uyobotse inzira ya Kristo aba ari umunyamibabaro, ariko hirya y'imibabaro hari ibyishimo. Hirya y'imibabaro hari ibyishimo. Ubwo rero ababashije kubaririza inzira z'abakera, tubona yuko niyo umwami wacu Yesu Kristo yavuze ngo mutere ikirenge mu cyanjye. Ubasha kunyura mu mibabaro ariko ushaka kubona ubugingo. Ntekereza yuko tutaterwa n'ibibazo by'ibiriho cyangwa duterwa agahinda n'ibiriho, ahubwo ariyo nzira n'umwami wacu yaciyemo. Kuko yaravuze ngo utere ikirenge mu cyanjye, kandi ibyo nciyemo cyangwa igikombe nkwereyeho n'abanyurikiye bose nicyo bazanyweraho. Ntabwo tubabajwe rero n'ibiri kuba, ahubwo dushimishijwe n'igihe kitwegereye cyo gusanganira umwami wacu. Ubwo rero ntabwo twongera kuvuga kuri byinshi, ahubwo turongera twigarukira ku iherezo ry'umuntu, ku iherezo ry'umuntu, ku mahitamo yahisemo. Iyo tuje kwitegereza iherezo ry'abantu bamwe bagiye batandukanye, tuza gusanga iherezo ry'umugabo Sitefano mu gice cy'ibyakozwe n'intumwa. Mu byakozwe n'intumwa baza kuduha amateka y'uko Sitefano yashoje ijuru rimukingukiye. Ubwo yaterwaga amabuye, umva iherezo ryiza, umva iherezo ryiza, gukingurirwa n'ijuru, kongera kwibonera umwami wawe uko mwabanye. Ngiryo herezo ryiza. Tubona amaherezo agiye atandukanye. Tubona bagiye bashiramo umwuka bahimbaza Imana. Iyo tugiye mu baririmbye indirimbo tugenda tuzibona, ariko hari uburyo baziririmbye bashiramo umwuka bahimbaza Imana. Ngayo maherezo meza. Ariko tuza no kongera kubona iherezo ry'umwami wacu Yesu Kristo, nawe yarapfuye, ariko ku iherezo tubona ngarazutse, azukana intsinzi. Ariko hari umugabo umwe hano wantangaje, yari yarahawe imiburo. Ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, n'igice cyaho cya 12, turahasanga umugabo witwa Herode. Herode uyu nguyu yabayeho ku ngoma y'umwami Yesu Kristo. Ubwo yari afite amahirwe yo kumenya Mesiya waruje, yari afite amahirwe yo kumva uwo bategereje, banavuze abanditsi banditse abahanuzi bahanuye ba Yesaya, ba Yeremiya, abandi bose. Yari afite amahirwe yo kubyumva neza kuko yarasoye mu gihe cye. Ariko Herode ngo yanze umwami Yesu, aramwanga kugeza ubwo yishyira mu cyimbo cye. Iyo dusomye neza mu gice cya 2 ku murongo wa 20 tubona ngo urupfu rwa Herode. Uyu Herode ku murongo kuri iki gice batwereka buryo ki ngo kuri murongo wa 20 batwereka buryo ki Herode ngo yabashije kujya ngimbere y'imbaga nyamwinshi, abasha kwicara, atangira kuvuga nk'umwami, ariko ngashaka kuvuga nk'umwami Mana. Bantikristo bazaboneka kandi bazabaho. Ashaka kuvuga nk'umwami Kristo, ndetse ng'abaturage bahumwa mu maso n'icyo ngo batangira kumuhimbaza ngo aravuga nk'Imana. Icyo cyonyine cyarakaje Imana. Iherezo rya Herode ryabaye ribi, kuko urasoma kuri uyu murongo kuri wasoma kuri murongo 28 ngo nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganirira. 22 abantu barasakuza bati yemwe noneho nijwi ry'Imana si iry'umuntu. Nyumvira ikiganiro aganiriye kugeza ubwo abantu baretse kumva ko ari ijwi ry'umuntu, ahubwo ribaye ry'Imana. Antikristo biratangiye mu mitima yabo. Ariko ku murongo 23 ngo ariko muri ako kanya, haleluya, Imana igira ifuhe, kandi Imana izahora ari Imana. Imana ntawe uzayitambika imbere. Koko iratubwira ngo n'iyi si ni intebe y'ibirenge byanjye. Hano baranditse baravuga ngo muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya, kuko adahaye Imana icyubahiro, ahera ko agwinyo umwuka urahera. Nguko abasha kwishyira hejuru, abasha guhabwa ibyiza, ariko iryo herezo ryabo rikaba ribikwera kutumvira. Si uyu gusa, tuzabona ba Farawo yahawe imiburo myinshi, ahabwa ibintu bitandukanye byo kumuburira, ariko iherezo rye riba ribi. Ntabwo tuvuga byinshi, ariko rimwe gusa ku munyabwenge rirahagije. Kandi nicyo Salomo yongeye kuvuga ku magambo akomeye mu Bwiriza igice cya 12 ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe. Rimwe gusa rirahagije ku muntu w'uyu munsi wahawe ugutwi, wakurikiranye ya miti 3 yahawe itorero risoza rya Laodikiya, kuko yahawe n'umuto gusiga ku maso kugira ngo abashe guhumuka arebe ari we mwuka wera. Rero
uyu mugabo tugiye gusorezaho ni umugabo uboneka mu gice cyawo cya 4 cya Daniel igice cya 4. ni umugabo bita Nebukadinezari cyangwa se umwami w'i Babuloni witwaga Nebukadinezari. yari umwami, ntabwo turi bumugereranye nka Nero nawe turamubona mu gihe cyo hirya ya Nebukadinezari, nawe yagiye akora ibi. ariko Nebukadinezari yahawe imiburo hirya gato, Imana iramukurikirana ava ku izima yumvira Imana. ni nayo mpamvu n'uyu munsi umuntu ubashije kumva imiburo y'Uwiteka asoza neza. Nebukadinezari uyu nguyu tubona yabaye ku ngoma y'i Babuloni, ayobora ubwoko bwa Babuloni, abasha kubona byinshi nk'imiburo y'abahanuzi bagenda bamwereka. Daniel abana nawe amwereka ibijyanye n'ikimana iri kumuvugaho, ariko ngo anangira umutima, akomeza kumva yuko ikimana imuhanishije atari cyo, kugeza ubwo ku gihano cya 2 Imana yamuhaye kujya kurisha mu ishyamba. Iki kintu rwose pe Imana aragikoze ngo Nebukadinezari agezeyo ngo ahabwa icyo gihano. ngo ariko kuri uyu murongo wa 34 yemeye igihano cy'Uwiteka. yaranditse amagambo asoza iki gitabo muri Daniel igice cya 4, arandika aravuga ngo none njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye ari iy'ukuri. Haleluya. kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. uyu Nebukadinezari wari wananiranye, wari warigize ikigirwamana, warashatse gutoteza n'ubwoko bw'Imana, ariko yashoje agamburujwe. ni nayo mpamvu n'uyu munsi nta mutima uri hejuru y'Imana. ubasha wese guca bugufi yatanga ubuhamya nk'ubwo Nebukadinezari yatanze, akabasha guhimbaza Imana akayinya amaboko. ni nabyo igiye gukora n'uyu munsi. Imana niza amagambo akomeye ngo bizageraho mu gihe gisoza yuko Imana izageraho ikamera nk'itsinzwe, ngo ariko ntizabitsinzwe. icyo gihe izakirekera abantu kugira ngo bitekerezeho, babanze bace mu makuba yako, babanze bace mu bihe nk'ibyo Yesu yaciyemo, ngo ariko izahaguruka igaruka itabara kandi yerekana itsinzi. ni nayo mpamvu n'uyu munsi tugitegereje iyo tsinzi, kandi uyu munsi wa none ubashije kujya imbere yayo akabasha guca bugufi, agaca bugufi nk'uko Nebukadinezari abasha guca bugufi, agatuza, abasha kumva itsinzi yayo mu mutima. yongera kubwira itorero risoza mu byahishuwe, arayibwira ati umva rero Laodikiya we, nguraho izahabu yatunganijwe mu ruganda. umuti wa mbere, nguraho izahabu yatunganijwe mu ruganda, kugira ngo nibura imico yawe, izahabu ariyo mico mizima, ariyo mico ya Kristo, ibasha gushyirwa mu muntu, ikabasha kumurika. tuzi neza yuko aho izahabu iri niyo biri mu butaka, umututu wayo ubasha gututumba hanze n'umuntu akabona ko ahantu hakeye. ni nako umuntu wamaze kubona izahabu ari Uwiteka asaba, imico yiramurika hanze hose akera imbuto. arongera arabwira ati si uwo muti gusa, unguru n'umuti wo gusiga ku maso, kuko amaso yawe atabona, wibwira kubona ariko ntubona, kandi niko biri. ariko umunsi Laodikiya yemeye kwakira umuti wo gusiga ku maso, ariyo mbaraga ya Mwuka Wera, ibasha guhishura byinshi ndetse n'ibiri mu mutima twibwira bikabasha gusobanuka. umuti wa gatatu yongeye kubwira iri toro risoza, wisangamo nanjye ntisangamo, ni umuti uvuga ngo ungureho ikanzu. iyo kanzu rero niko gukiranuka, ariyo mico ya Kristo. reka rero uyu mwanya iyo tuba ariyo twambikwa, ari nayo uharanira kwambara, nanjye nyiharanire. ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. reke dusenge Imana. urakoze nanone kuri rya jambo ryiza utwumvishije kandi uduhaye. uhire imitima iryumvise kandi rigira umusaruro. ikirenze ibyo ngibyo dukizanwe n'abaryumvise bose, mu izina rya Yesu.